inshuti zacu bakunzi bacu bakristo bavandimwe banywanyi mwese b'umuryango mugari wa YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paul Gikondo aho muherereye hose turabasuhuje twifuriza umunsi mwiza umunsi w'umugisha tubasuhuje turi hano werekeza irebero kubahazi ku musozi wa Rebero ni muri Paroisse ya Gikondo muri karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo turi mu mpuzamuryango remezo ya Mutagatifu Mikayire. Uyu munsi rero akaba bafite umwihariko nkuko mu Kiliziya Gatolika uyu munsi twizihiza abamarayika bakuru Mutagatifu Marayika Mikayire, Marayika Raphael na Marayika Gabriel. Uyu munsi rero impuzamuryango remezo ya Mutagatifu Michel ikaba yakoze umunsi mukuru yizihiza umunsi mukuru w'Umarayika Murinzi biragije. Muri kumwe na Joseph Bamukize kuri umugoroba turi ku mugoroba rero kuri wa mbere tariki 29 z'ukwezi kwa 9 aho Kiliziya Gatolika yizihiza abamarayika bakuru Mutagatifu Marayika Michel, Marayika Raphael na Marayika Gabriel. Natanaeli aramubwira ati unzute. Yesu yamusubiza ati Filipo ataraguhamagara uri munsi y'igiti cy'umutini nakubonaga. Natanaeli aramusubiza ati Rabi, koko uri umwana w'Imana uri umwami wa Isirayeli. Yesu aramubwira ati wemejwe nuko nkubwiye ngo nakubonye uri munsi y'umutini uzabona ibitambutse ibyo ngibyo. Arongera aramubwira ati ndakubwira ukuri koko uzabona ijuru rikinguye n'abamarayika b'Imana bazamuka kandi bamanuka hejuru y'umwana w'umuntu. Iyo ni evanjili ntagatifu. Marayika rero akaba ari abahuza b'Imana n'abantu, ari intumwa remesaje Imana yohereza abantu mu rwego rwo kugaragaza rwa rukundo Imana ikunda muntu. Umugoroba rero hano muri Paroisse ya Gikondo uretse hano muri mpuzamuryango remezo Mutagatifu Michel akaba ari agashya kuko hirya no hino hari amatsinda y'abakristo bagiye birageza abamarayika bakuru. Turazirikana umuryango remezo Mutagatifu Michel nawo ufite mu kanya ibirori nk'ibi ngibi ni umuryango remezo Mutagatifu Gabriel ndetse n'umuryango remezo Mutagatifu Raphael. Abo bose bakaba bizihiza abamarayika bakuru nk'uko babiragije. Kandi uyu munsi tukaba twizihiza ndetse tuzirikana Paroisse yiragije Mutagatifu Michel, Paroisse Cathedrale ya Kigali, nabo tuzirikana abakristo baho bagize umunsi mukuru. Nkuko rero nahoze mbivuga tukaba turi kumwe n'umuyobozi w'impuzamiryango remezo yiragije Mutagatifu Mikayire Saint Michel. Aratangira twibwira tubwire n'akanyamuneza afite kuri uyu munsi bizihijeho Mutagatifu biragije. Murakoze, nitwa Uwizeyimana Marie Goreti nkuko mubivuze, umugaragu bagize impuzamiryango remezo yisunze Mutagatifu Mikayire, Marayika Mikayire Mutagatifu. Madame Goreti mushinzwe cyangwa se muhuza abakristu, ushinzwe guhuza abakristu ibikorwa by'impuzamiryango remezo, muri umuyobozi w'impuzamiryango remezo kwizihiza umunsi mukuru w'Umutagatifu mwiragije kuri mwebwe nk'umuyobozi w'impuza bisobanuye iki kuri uyu munsi? Nkuko mubibona twanawizihije ku munsi w'akazi, umunsi bigoranye, niyo tariki abamarayika bakuru bizihizwaho, harimo n'uyu twisunze Marayika Mikayire Mutagatifu. Twashatse nyine kubihuza n'umunsi nyirizina kugira ngo twumve icyo bivuze. Uyu munsi Marayika Mikayire no mu ijuru baramutaramiye, niwe bari imbere y'intebe y'Imana tuvuganira. Kuri twe rero ni umwanya wo kumuhereza impuza yacu, kumuhereza ibyifuzo by'impuza yacu, kumuhereza
abayigize kugira ngo aduture Imana. Ni umunsi dusanga ukomeye nk'abakristu, uvuga ngo umuntu twisunze uri imbere y'intebe y'ubwami kuri uyu munsi, natwe dutaramanye n'abari mu ijuru tumuhereza rero impuza yacu. Ni umunsi ukomeye, twaravuze tuti uko byamera kose ni umunsi w'akazi yego, ariko niyo tariki nyine niyo nicyo gihe yicaye imbere y'intebe. Reka rero tumuhereza ibyacu. Kuri twe twumva ko ni umwanya wo gusabana nawe no kumwereka ko turamuzi natwe akatumenya. Kuri twe rero ni ibyishimo bikomeye, kuko uyu mwanya turimo turasabana n'ab'ijuru. Ni ibyishimo bikomeye kuri mwebwe, kandi murimo gusabana n'ab'ijuru uko bivuze, ariko ntibisanzwe. Akenshi tuyizihiza umunsi mukuru w'abazina bacu ku muntu ku giti cye, ariko noneho nk'izina rihuriweho n'abantu benshi bagize impuzamiryango remezo, bisobanuye iki kuba abantu bose, abato, abana, nabonyemo abakuru, abasheshe akanguhe, bose bavuga ati ni izina ryacu? Bisobanuye iki kuri mwebwe? Urabivuze, ubu dufite impuzamiryango remezo yacu irimo imiryango remezo 5, buri yose ifite umutagatifu yisunze. Ariko umwanya nk'uyu nguyu ni no kuvuga ngo nubwo buri wese afite umuryango remezo, buri muryango remezo ufite umutagatifu wisunze, ni umwanya no kuvuga ngo mu buryo bwagutse turi hamwe dufite izina rimwe riduhuza nk'imiryango remezo 5. Mufite izina rimwe, mufite ibyo muhuriyeho. Mikayire twese turi ba Mikayire. Twese turi ba Mikayire. Ntabwo bisanzwe rero wa mugani ngo nubwo bumwe mugaragazwa no kugira izina rimwe, izina bwite rimwe, ntabwo biba bisanzwe. Akenshi n'impanga ntabwo zigira izina rimwe kenshi. Noneho Madamu Goreti, mushinzwe iyi mpuzamiryango remezo, twigarutse mu mateka y'ubuyobozi, mwatwibutsa igihe mumaze muyobora iyi mpuza? Iyi mpuza nayo ubwayo ntabwo ari nkuru, ngira ngo menya ari bucura muzavutse muri paruwasi ya Gikondo. Nahoze mbwira abatubyaye, ariko ba nyogokuru cyangwa basogokuru, iyi mpuza rero imaze imyaka ngira ngo ni 3 nyine yavukanye nanjye nyiyobora. Ivuka ku mpuza yari ngari cyane yitwa Saint Pierre yisunze mutagatifu Petero, nayo yari yabyaye Martini, hanyuma natwe Martini iratubyara. Nuvuga ngo turabuzukuru ba mpuza ya mutagatifu Petero, tukaba n'abana b'impuza ya Martini. Abayobozi bayo bamwe turi kumwe hano bizo mpuza zombi. Nk'impuza nshya rero ntibura kugira ibibazo byo kuvuga ngo ese twari twegamiye kuri Saint Pierre, kuri Martini, twari benshi, ese tuzabasha? Ariko twaje gusanga ahubwo iyo umuntu atamuretse ngo akandagire maguru akomera agende, aradindira, ntabwo wakomeza kumuterura. Icyo twishimira uyu munsi, nubwo icyo habaye ibyo bibazo byo kuvuga ngo se ngo bizakunda tuvuye kuri babandi bari turi benshi tukaba tugiye kwigira turi bake kuvuka bushyashya, nubwo rero byabayeho, ariko uyu munsi cyo twishimira nuko twarakuze n'abantu bwitabire bigenda biza nkuko mwabibonye hano. Urabona ni amasaha agoye, ariko ntabwo byabujije ko abantu bitabiriye. Murabona ko dususurutse, twabashe kuririmba misa twenyine, nta korali twakodesheje, twari twebwe. Icyo twishimira rero nubwo icyo kibazo cy'ubwitabire gihari cyabanje kutugora, ariko buhoro buhoro ubona ko abantu bagenda bitabira. Mu buyobozi akenshi hagiye umuhura n'ibibazo, ariko agahura n'ibyishimo n'ibyiza. Niki kintu wumva mu buyobozi cyangwa se mu nshingano zo kuyobora abakristo mu mpuzamiryango remezo, nicyo kintu wumva cyagushimishije, wavuga uti dore muri manda maze ikintu cyanshimishije n'iki ngiki? Cyanshimishije n'uyu munsi umusaruro turawubona hano. Impuza yashirimo abantu bakuze cyane batabasha kuva mu rugo. Bimwe mu bintu nabonye maze kuyobora impuza muri iyi myaka 3 ishize, nuko cyanshimishije ni ukubona dusura abakecuru n'abasaza, noneho bakatubwira bati mugeze hano turumva tugize ubuzima, kuba muje kutureba twebwe abantu tubona ko rwose tutakabaye tubahangayikisha,
kubera ko nta kintu turimo tubafasha mu byo muvunikira ariko mwebwe mukadutekereza. Birashimisha rero kugera mu rugo rw'umusaza, kugera mu rugo rw'umukecuru, byambereye umwanya wo gusura abarwayi, wo gusura abageze mu zabukuru. Biri rero mu bintu byanshimishije. Wabihuza ute n'ubutumwa papa avuga ati twegere abo tuyobora, ubutumwa bwegera abakristo, wabihuza ute n'ubwo butumwa bwa guhumura nk'intama, umushumba agahumura nk'intama? Nibyo hari umukecuru twaze tuganira akambwira ati ndishimiye nkubonye. Ni ukuvuga ngo byambereye umwanya mwiza wo kugera aho hantu hose, kubasha kwinjira mu rugo rw'uwo mukecuru, rw'uwo musaza. Rero ku mugani bya bindi Papa Francisco yatubwiraga ati guhumura abashumba, guhumura nk'intama, wumva urushijeho kubegera kurusha iyo utari mu buyobozi. Wenda wakora ibikorwa by'urukundo ariko za nshingano n'ubundi zituma byanze bikunze ugomba kubageraho, rero wahagera bikaguha ibyishimo. muri uyu mwanya rero tukaba turi kumwe n'umwe mu basaza bitabiriye igitambo cya misa cyo kwizihiza mutagatifu biragije. Tukaba twagize n'amahirwe yo kongera kumwifuriza yubileye imyaka 75 amaze avutse. Twagira rero muri uyu mwanya nawe agire icyo atwigwirira, akanyamuneza afite kuri uyu munsi aratangira twibwira. Nitwa Kayinamura Pierre Claver, nkaba ntuye mu muryango remezo mutagatifu Epifania, iri mu mpuza ya mutagatifu Mikaile. Nkaba ndi umukristo nyine muri paruwase ya Gikondo, birumvikana. Ubwo rero koko nk'uko babivuze, nk'uko padiri yabivuze, yewe nijihije iyo myaka 75. Kuwa gatandatu hari tariki ya 27 z'ukwa 9, ariko misa nyisaba ku cyumweru ku itariki ya 28, kubera ko rero hari irushanwa ry'amakinga ry'amagare ryari hano mu Rwanda. Ntabwo abantu nifuje gutumira muri iyo misa kubashimira, ntabwo yari gushoboka ko baza mu misa ya mu gitondo. Nkunda kumva ari misa itangira saa 4. Ubwo rero twagombye kubyimurira mu misa ya nimugoroba y'Igifaransa itangira saa 11. Nibyo mwizeje rero yubire imyaka 75. Niki wenda kuri uyu mugoroba mu mpuzamiryango remezo ya mutagatifu Biragije Mikaile mutagatifu, niki mwasangiza abadukurikiye kuri uyu mugoroba? Abadukurikiye kuri uyu mugoroba, mbese nababwira ko jewe nishimye cyane ko uyu munsi mukuru wa mutagatifu Mikaile wahuriye nuko ejo hashize nasabye nabwo misa ntumiramwo abakristo benshi bamfashije, bansengeye, bansuye umunsi ku wundi mu gihe nari ndwaye, kuko narwaye umwaka muzima ndwaye. Urumva ntibyari byoroshye, nari narataye ubwenge, ariko mu by'ukuri nagezeho nibuka ibinkikije, nkajya mbona abantu baza kunsura. Nubwo rero yewe biranshimishije cyane ko byahuriranye n'uyu munsi wa mutagatifu Mikaile. Ubwo rero nkaba nifuza kwereka abatubona bose ko byanshimishije cyane ko ndi umukristo, nzakomeza mba umukristo, nzapfa ndi umukristo, dore ko nahawe n'amasakaramentu ya nyuma. Muri ibyo mvuga uriya Goreti, uriya mukuru n'umukuru w'impuza se burya Goreti, uriya Goreti rero akaba n'umukuru w'umuryango remezo wacu wa mutagatifu nyine Epifania.
niwe wanzaniye Padiri Dominico, ubu ngubu ari mu Ruhango. Padiri Dominico niwe wampaye amasakaramentu ya nyuma. Ubu rero mba narapfuye. tukiri aho ngaho bwana, abenshi bateka ko isakamento ryo gusigwa kw'abarwayi biba byarangiye. Niwe buhamya watanga ku nguko? Ntabwo ari byo rero, ntabwo ari byo, kuko mu by'ukuri icyo gihe yampaye isakaramentu ry'abarwayi, yego gusigwa kw'abarwayi, yego ntabwo ariko nubwo ndi umukristo, ariko hari amaterme menshi nibagirwa. Gusigwa kw'abarwayi nubwo yimpaye, ariko naramurebaga, kuko nasabye na penitensiya, naramurebaga, ariko mu by'ukuri nari nagiye. Donc rero mu by'ukuri burya isakaramentu ry'abarwayi, ryo gusigwa kw'abarwayi, ntabwo ari irya nyuma nk'uko abantu babitekereza. Oya, yewe ndacyariho, ndi muzima, ndatekereza. Ubu ngubu rero mumbona, ntimukibwire na rimwe ko ari isakaramentu rya nyuma. Yewe nararibonye, nararihawe, ariko ntabwo ari ryo rya nyuma. Buriya nzakomeza, wenda nzabona n'irindi. Mu myaka 75 mumaze rero, turimo kwizihiza na yubile imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda. Mu myaka 125 ufitemo 75. Ni iki wasangiza abantu badukurikira ibyiza byo kumenya Imana muri myaka 75 wamaze uri umukristo? Yego, na imyaka 75 namaze, birababaje ko ntabaye mu gihugu cyanjye. Ntabwo nabaye mu gihugu cyanjye kubera amateka mabi. Navuye mu gihugu cyanjye, u Rwanda ubona mfite imyaka 23, hari muri 73. Ndagenda mpungira muri Kongo hariya. Naje kugaruka muri 1995, jenoside imaze kuba. Donc rero yewe kuko ntabwo nzi amateka, amateka y'u Rwanda mu byerekeranye n'ubukristo. Ubu rero jye nabaye hanze cyane. Wowe kubwayo gusa iki byakumariye kuba uri umukristo mu myaka 75? Muri iyo myaka 75 ikintu byamariye, kandi byarakimariye kuko nashoboye kwiga nsenga Imana. Aho nagiye hose nagiye nigisha abana banjye gusenga. N'umugore wanjye turasengana. Ubu ngubu yananiwe, ntabwo yaje uyu munsi, ariko twese turasenga mu rugo, turasenga. Ibyo rero byangishije cyane gusenga, nubwo tutagize amahirwe yo kuba mu gihugu cyacu icyo gihe cyose kugeza ubu. Naje kugaruka muri 2014 niho nagarutse, ariko nabaye mu bihugu byose byahariya muri Kongo, Burkina Faso, Espagne, narahabaye aho hose, ariko naje kugaruka hano mu Rwanda, by'umwihariko byacu bya kibyeyi bitari mu by'akazi muri 95. Ubwo rero kuva muri 95 nagiye nza kenshi na kenshi. Yewe navuga ko rero ubukristo ari ngombwa. Ubukristo ni ngombwa mu buzima bw'umuntu. Umuntu udasenga Imana sinumva ni cyaba ari cyo, sinumva ikindi yakora. Yenda bashishikariza rero gusenga Imana, kuba abakristo, mbese kujya mu murongo, gukurikira inzira Kristo yaduhaye, mu nzira Kristo yatwigishije. Iyo nzira niyo mbona ari ukuri, niyo mbona nziza mwakurikira mwese. Nkuko twakomeje kubivuga rero, turi mu mpuzamiryango remezo ya mutagatifu yiragije Mikayeli Mutagatifu. Uyu munsi bakaba bizihije umunsi mukuru
umurinzi wabo. Igitambo cya misa kikaba cyatuwe na Padiri mukuru Nsabimana Jean Pierre Mihigo, turi kumwe mu kanya. Twagira ngo nyakubahwa Padiri, dusanzwe tumenyereye kwizihiza iminsi mikuru y'abazina batagatifu y'abatagatifu basanzwe, ariko uyu munsi twizihije umunsi mukuru w'abamarayika bakuru, imiryango remezo n'impuza bagiye biragiza. N'ubuhe butumwa mwaha abakristu kuri uyu munsi, cyane cyane abakristu biragije abamarayika bakuru nk'impuza turimo, cyangwa se indi miryango remezo itagize amahirwe yo kubakira uyu munsi? Nk'uko bisanzwe, ikintu gikuru ni ukwifuriza umunsi mwiza. Uyu munsi twizihije nyine abamarayika bakuru, Marayika Mikayeli, Rafaeli na Gaburiyeli batagatifu. Tukaba dufite rero muri paruwasi yacu impuzamiryango remezo ya mutagatifu Mikayeli, ndetse n'umuryango remezo wa mutagatifu Mikayeli, n'indi miryango remezo umwe wa mutagatifu Gaburiyeli n'undi wa mutagatifu Rafaeli. Umunsi nk'uyu aba ari umunsi wo kubifuriza umunsi mwiza, kugira ngo twese twibuke ko umuhamagaro wacu wa mbere nk'abakristu ni ukuba abatagatifu. Abatagatifu si abantu b'ibimanuka, ni abantu bagiye baho nkatwe, bambaye umubiri nkatwe, ariko bakabaho iteka ryose bafite impumbere yo kunogera Imana no kunogera abantu. Natwe rero uyu munsi no kugira ngo twibutse abakristo bose bagize imiryango remezo n'impuzamuryango remezo bagize umunsi mukuru bizije bazina babo batagatifu, ku muhamagaro wabo ari ukuba batagatifu, kubaho banogeye Imana kandi banogeye n'abantu, bakaba abaturage beza, bakaba abakristo beza, ubundi noneho bakubaka imiryango yabo, bakubaka kiliziya, bakubaka n'igihugu cyacu. Bimaze kuba akamenyero ko muri paruwasi ya Gikondo iminsi nk'ingiyi ihuza abakristu yizihizwa ku mugoroba. Mwebwe mubona mute ubutumwa bwihariye mwabaha bakitse imirimo ku munsi imirimo y'akazi, none bagahura nk'uku nguku bizihiza iminsi mikuru y'abo batagatifu biragije? N'ubuhe butumwa cyangwa se nakahe gaciro muha iminsi mikuru nk'ingiyi? Iyi minsi mikuru tuyiha agaciro gakomeye muri paruwasi yacu, kuko iratwubaka, yubaka abakristo bacu, kugira ngo nyuma y'imirimo n'ubutumwa butandukanye abantu baba bakoze bagire n'akanya ko kongera kwicara hamwe, bongere baganirire hamwe, bongere basengere hamwe, bongere basangire, bakora isangira buzima, bakora ubusabane. Ibyo byose bibafashe kurushaho kunga ubuvandimwe, bibafashe kurushaho kongera kwibuka inshingano zabo, maze koko ubukristo bwacu butubyarira ubuvandimwe nyakuri nyabwo. Tubashe kuba abavandimwe bakuri, tubashe kuba abakristo beza, tubashe kuba abaturage beza, tubashe gufashanya mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubikesheje kuba twaramenye Yezu Kristo. Turabashimye kuba Padiri mukuru, kandi twifurije namwe ubutumwa bwiza, mukomeze mukenure ubushyo Imana yabaragije. Murakoze, umunsi mwiza kuri twese. Bakunzi bacu, nshuti mwese banywanyi mudukurikira kuri YouTube channel Paruwasi Saint Vincent Paruti Gikondo, tugeze ku musozo w'igitaramo cyaberaga hanga mu mpuzamiryango remezo yiragije Mikayeli mutagatifu, umunsi mukuru bizihije bazirikana umutagatifu biragije, marayika murinzi biragije. Nyuma y'igitambo cya misa ye akaba habaye umwanya wo kongera kumva ubutumwa butunyuranye, cyane cyane ko uyu munsi witabiriwe n'abagize biro ya paruwase, barimo vice president w'inama nkuru ya paruwase ndetse n'umunyamabanga wa mbere w'ikenerabushyo, batanze ubutumwa burebana n'inshingano ndetse n'izindi gahunda zijyanye na paruwase. Mu butumwa vice president yatanze akaba yagarutse kuri gahunda zinyuranye zirimo isaha y'umuryango, byose na bose mwisangira buzima, ari gahunda zahuje abakristo mu mwaka w'ikenerabushyo turimo gusoza, barebera hamwe uburyo izo gahunda zitabiriwe. Vice president kandi akaba yagarutse kuri gahunda itafari rwa ruhare abakristo bagize mu kubaka kiliziya, aho bafatanyaga imbaraga kugira ngo bashobore kwishyura umwenda paruwasi yafashe mu kubaka paruwasi, kiliziya paruwasi. Uwo mwenda, iyo tafari ikaba muri gahunda paruwasi yafashe, rikaba rizasozwa ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Akaba rero yashimiye buri mukristo wese wagize uruhare muri izo gahunda zose, ndetse abashishikariza kuzakomeza mu butumwa bazahabwa, cyane cyane ko mu gahunda ziri imbere za paruwasi harimo n'amatora ya paruwasi. Akaba yagarutse rero ku ruhare abakristo bagomba kugira mu kubaka izo inzego zibanze za paruwasi, za kiliziya, cyane ko hariho abakristo batangira uruhare rwabo. Abashishikariza rero kuzitabira ayo matora azatangira
kuri uyu wa gatatu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu miryango remezo inyuranye. Aya matora akazasozwa no gushyiraho biro ya paruwasi mu kwezi kwa 12. Naho madamu Odette Mukansoro nawe akaba yagarutse ku butumwa bwa Caritas. Madamu Mukansoro akaba akuriye Caritas muri paruwasi, akaba yagarutse rero ku bikorwa binyuranye Caritas ya paruwasi ikora, ashimira abakristo uruhare batanga mu kwitanga, ndetse agaruka kuri gahunda yihariye yunganira Caritas ya paruwasi, gahunda izwi ku izina rya Izabayo. Naha rero igitambo cya misa n'umunsi mukuru waberaganga mu mpuzamuryango remezo ya Mutagatifu Mikayire ukaba usojwe n'ubutumwa padiri mukuru yatanze, nawe wagarutse ku butumwa vice president ndetse na madame Odette ukuriye Caritas bagarutseho, akaba yashimangiye ubwo butumwa, akaba yashishikarije abakristu kuzitabira gahunda iri imbere, gahunda yo kunyura mu irembo ry'impuhwe mu rwego rwo kwizihiza yubile impurirane paruwase irimo guteganya kuri uyu wa gatandatu. Akaba ari gahunda rero y'abashishikariza kuzitabira, ndetse n'umwiherero ugamije kwinjira muri gahunda yo kwizihiza yubile banyura mu irembo ry'impuhwe kuri Sainte Famille. Banshuti zacu rero tugeze ku musozo kuko nahoze mbivuga, tukaba tubashimiye mwese kuba mwabanye natwe. Dushimiye abavandimwe Alain na Credo badufashije kuri kamera, ndetse na Yves wadufashije. Twese rero tubashimiye kuba mwabanye natwe. Mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Joseph Mukiza hano mu mpuzamuryango remezo ya Mutagatifu Mikayire. Mugire ubwo